tubahaye ikaze. Iki ni igice cya 9 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Duherukana ababyeyi ba Kamariza biyemeza kwita kuri barumuna be, undi ngo bakamureka akerwanaho. Nawe kandi abifashijwemo n'inshuti ya Rosine bari batangiye gushakisha igisubizo cya bimwe mu bibazo uwo mwana yari afite. Rosine yatangiye gushaka amakuru y'ahantu hari inzu ikodeshwa kandi nanone idahenze, ndetse aza kumva ko hari aho iri. Abibwira inshuti ye bashaka akanya bajya kureba uko imeze. Iyo nzu basanze nubwo ari nto ariko ari nziza, ndetse bahavuye bayishyuye. Bari mu nzira bataha, Rosine yabwiye Kamariza ko byaba byiza aramutse agize ibikoresho bimwe na bimwe by'ibiryamirwa asaba iwabo. Kamariza nawe yamubwiye ko yahoze atekereza kujya kwaka umufariso yajyaga akoresha akiri ku ishuri, ko ariko yagize ubwoba bw'uko bamwumvira ubusa. Gusa inshuti ye imubwira ko baramutse bayimwimye nabyo yabimenya, ko ariko atari byiza ko yabatekerereza. Nuko undi ahita amubwira ko agiye kuhaca agapfa kuruta. Kamariza yese yerekeza iwabo, naho umwana nawe asubira iwabo. Kamariza yasanze nyina ari uhari, amubonye azamusatira amubaza uko ameze, undi amusubiza ko ameze neza. Nuko nyina ahita amubwira ngo naza ajye kugira icyo amwereka, ahita amujyana mu gikoni. Bahageze, nyina yese afata isahane ngo yarurire umwana w'ibyo kurya, gusa undi amubwira ko yariye. Nuko nyina aramubwira ati mwana wa, rwose so yababajwe n'ibyakubayeho, kandi Kamari nkomeje kumuhatira kukubabarira byazana umwuka mubi hagati yacu. Rero nahisemo kumureka agakora icyo ashaka, wenda umunsi azumva bimujemo azakubabarira. Nuko Kamariza amubwira ko rwose nawe azi ko yakosheje, kandi ko umubyeyi wamwumva, ko ariko hari icyo yaraje kubasaba. Nuko nyina amubaza icyo ari cyo, undi aramubwira ati Rosine yafashije gushaka inzu nabamo, ndetse twayibonye, mvuye no kureba uko imeze, kandi dusize tuyishyuye. Gusa nanone hari udukoresho tumwe na tumwe ntari mfite, nari nje ngo byibura mbinginge mutume. Nyina yaramushubije ati mwana wanjye se, none natuguha sakabimenya namukizwa n'iki? Bakimuvuga, uwo mugabo abagezaho avuye kwahirira amatungo ye. Abonye Kamariza yaramubajije ati bite Kamari? Ndamubwira ko ameze neza, ko yaraje gutwara imyenda ye. Sahise yikomereza mu bye, maze Kamariza aramubwira ati ese byakunda ko najyana amafariso nakoreshaga nkiri ku ishuri? Nuko se aramubwira ati ubujyane kuko n'ubundi n'uwawe. Nuko Kamariza ashimira se. Se aramubwira ati Kamariza mwana wanjye, wihangane utwumve, wumve ko tutakwirukanya aha kuko tukwanze, ahubwo no kugira ngo byibura ujye umenya ko watubabaje. Kamariza yamubwiye ko nubwo bitoroshye kubyakira, ko ariko abumva ngo kuko ntacyo batamukoreye. Nuko Kamariza afata imyenda ye mike, nyina amuha n'udukoresho tumwe na tumwe two mu gikoni ngo ajye twifashisha, ndetse nawe amufariso arabujyana. Nyuma y'iminsi 2 ya telefone ya Kamariza yabonye umukiriya, arayitanga, nawe agura agatelefone gato ko kujya yifashisha. Yaguze n'utundi dukoresho twibanze yaburaga, ubundi arimuka asezera ababyeyi b'inshuti ye, ndetse ababwira aho agiye n'igitumye ajya kuba muri ubwo buzima. Bashimye ubutwari bw'uwo mwana, kuko nubwo koko yari yarakosheje, ariko byibura yari yanagerageje kwakira igihano ababyeyi be bari bamuhanishije. Inshuti ya Rosine barajyanye kugira ngo abanze amutinyure iyo nzu. Bahageze, umwe yateguye amafunguro, undi akora isuku. Barangije barasangira, ubundi baganira n'icyo umwana agomba kujya akora bakurikije amafaranga bari bafite. Banzuye ko agiye kujya arangura imboga n'imbuto, ubundi akabicuruza. Ku munsi wa mbere, Rosine yaherekeje inshuti ye ku isoko gushaka icyo bacuruza, ndetse nubwo bwari ubwa mbere barafatanyije babona ibyo bashakaga. Bavuye aho berekeza mu gasoko kari hafi y'aho Kamariza yari yatangiye kuba, kuko hari amafaranga basabwaga gutanga na Kamariza yari yatanze, ubundi ahabwa ikibanza cyo gukoreramo. Uwo munsi nubwo wari uwa mbere, ariko waragerageje. Watangaga icyizere ko nta kabuza bizageraho bikagenda neza.
Rosine yamaranye iminsi mike n'uwo mwana amufasha kwisanga muri ubwo buzima bushya, ariko nanone nawe yagombaga gusubira iwabo. Buri bucya ataha, Kamariza yamubwiye ko yashimishwaga no kuba bari kumwe kuko yamufashaga cyane. Ati bigiye gusubira irudubi. Rosine yamubwiye ko nubwo wenda mu ntangiriro bishobora kuzamugora, ko ariko gake gake azagenda amenyera ubwo buzima. Ati gusa Kamari, uramenya uko uzitwara, ntuzabe biri hanze. Kamariza yamushubije ko ibyo yakoze byamuhaye isomo, ko adashobora kongera kwisanga mu byaguyemo. Nuko Rosine aramubwira ati simvuze ko utasurwa kuko nta gihano urimo kikubuza kubaka ubucuti, gusa nanone ntuzabe nka ya nsina ngufi buri wese aca yikoma uko ashatse. Mu gitondo cyakurikiyeho, Rosine abyutse ataha, Kamariza atangira kwibana. Icyo gihe nawe yabyutse ajya mu kazi. Aho yarasigaye aba nubwo ari umurenge umwe n'iwabo, ariko harimo akagendo ku buryo nta bantu benshi bari bamuzi. Ibyo nabyo byamurindaga ipfunwe n'ikimwaro yari guterwa n'abamuzi bari kumubona wenda akora ako kazi navuga ko gaciriritse. Uwo mwana yarasigaye byibura arya nubwo yaryaga duke. Yaryaga no kuri izo mboga ndetse n'imbuto yacuruzaga, wenda akagura uburisho. Ako kazi urebye nubwo atakavanagamo byinshi, ariko yabonaga bikomeje bityo ntacyo byaba bitwaye cyane. Yitaga ku bakiriya uko ashoboye, akabakirana urugwiro kandi akagerageza ku buryo bagenda bishimye. Abenshi bagarukaga kugura imboga cyangwa imbuto niwe barebaga. Nyuma y'iminsi mike atangiye ubwo buzima, ubwo yari mu kazi hari nimero nshya yamuhamagaye. Nuko aritaba yumva n'ijwi ry'umugabo. Uwo muntu yamubajije amakuru, undi amubwira ko ari meza. Nuko uwo muntu aramubwira ati ndabizi ko utamenye, gusa reka nkwibwire. Undi ati nyibwire. Uwo muntu yabwiye Kamariza ko yitwa Yohana, akaba umuvandimwe wa Niyonzima wahoze ari umukunzi we. Yongeraho ati biriya byago byabaye ntari mu Rwanda, niyo mpamvu utigeze mbona. Gusa wihangane kuko ubwo nageraga ino bambwiye ibyo bagukoreye birambabaza, kuko nubwo uzi ko ntakuzi, Niyonzima yakundaga kukumbwiraho, akambwira ko agukunda kandi akanyoherereza n'amafoto yawe. Kamariza yashimishijwe no kumva byibura mu muryango wahoze ari umukunzi we hari uzi iby'umubano wabo. Nuko Yohana abaza Kamariza niba ibyombanye ababyeyi be ko yaba yarasigiwe inda n'umuvandimwe we ko byaba ari ukuri. Kamariza amusubiza ko nubwo ababyeyi banyakwigendera banze kumwumva, ko ariko inda twite ari y'umuhungu wabo. Nuko Yohana amubwira ko nubwo abo babyeyi batabyumva, ko ariko yemera adashidikanya ko ibyo avuga ari ukuri. Ati kandi ayo ni amaraso yacu, rero njye nzakora uko nshoboye mbiteho. Ati ahubwo mu minsi mike ngiye kumara ino, nkundira nzatahe tubonanye. Kamariza amubwiye ko nta kibazo, ko ubwo nabona akanya azaza akamusuhuza. Nuko undi amubwira ko agiye kubitegura akazamubwira. Yohana kandi yabajije uwo mwana niba ngo iyo nimero yaramuhamagayeho iba muri Momo, undi amubwira ko ibyo atari ngombwa. Nuko umusore aramusubiza ati umva Kamari, nzi ko umugore utwite aba akeneye utuntu dutandukanye, kandi Niyonzima yambwiraga ko ari bwo ukirangiza amashuri. Rero nubwo ntazakubonera icyo uzifuza cyose, ariko nzagerageza byibura nkubonera iby'ibanze bizatuma ubuzima bwawe n'ubw'umwana wawe buba bwiza. Kamariza yaramushimiye, anamubwira ko iyo nimero iba muri Momo, atariko simbe nkugoye. Bamaze kuvugana, Yohana yoherereje uwo mubyeyi waryo ko byari imburagihe 2020. Niko Kamariza amwandikira ko ashimishijwe n'ubwo bufasha mugeneye, ati Imana isubiza aho ukuye. Kamariza nawe yanze kwihererana iyo nkuru, ahita ahamagara inshuti ya Rosine. Bataranasuhuzanya, Rosine yahise amubaza icyamushimishije ngo kuko atari uko asanzwe. Nuko Kamariza amubwira ko koko yemeye ko Imana burya koko yumva amasengesho yabo nubwo yajyaga atekereza ko itayumva. Nuko Rosine amubaza icyabaye. Kamariza amubwiye ko
amuhamagaye amaze kuvugana na mukuru we wahoze ari umukunzi we, ko kandi amubwiye ko yarazi umubano wabo, ko yizera ko inda atwite ari iy'umwana wabo. Rosine aramubajije ati none baba ari abatekamutwe bashaka kugufatirana ngo bagucuze n'utwo ufite? Nuko Kamariza amubwira ko umukunzi we yajyaga amubwira ko afite umuvandimwe witwa Yohana, ko yanamweretse ko ibyo avuga ari ukuri, akaba amaze kumwoherereza ibihumbi 20. Rosine ashimishwaga no kumva inshuti ye yishimye kandi akababazwa n'icyababaje inshuti ye. N'icyo gihe yashimye Imana ngo kuko icyo cyari ikimenyetso cy'uko itigeze batererana. Ubwo bari bakiganira, Kamariza asabye iyo nshuti ye ko yaba yihanganye akabanza akakira umukiriya yabonye. Nuko abanza kwisegura kuri uwo mukiriya kuko ngo yari ari kuvugana n'inshuti ye. Uwo mukiriya yamubwiye ko nta kibazo, nuko amubwira ibyo yari aje kugura. Nuko Kamariza arabimuha ndetse aranamwongeza. Umukiriya agiye kugenda yabajije Kamariza aho bacururiza ibindi yashakaga, nuko Kamariza nawe amubwira ko ako gace ari bwo kikazamo, gusa amwereka aho yatekerezaga ko byaba biri. Gusa undi ahita amubwira ati noneho twembi turi bakina. Kamariza nawe ati cyane. Nuko umukiriya ahita amubwira ati ubwo rero tuzagenda dufasha kumenyerezanya. Nuko ahita amubwira ko yitwa Fabrice, akaba yarasanzwe atuye i Kigali, akaba ari aho ku mpamvu z'akazi. Kamariza nawe yaramwibwiye, amubwira ko nubwo ako gace atarakamenya neza, ko ariko iwabo ari aho hafi. Ati nizeye ko uzajya uza kunshorera, nanjye nzajya nkuha ibyiza. Uwo musore nawe yamubwiye ko nta wundi azajya agurira ngo kuko azi kwakira abakiriya neza, kandi koko Kamariza yageragezaga uko ashoboye akakira n'urugwiro abamugana, nubwo yari mushya muri ako kazi, ariko yari yateye ishyari abo bari badekanyije, yewe n'abari basanzwe babagurira kubwo kubura uko bagira, kuko akenshi abo bagore babakiraga bibire kuri za telefone, bari bayobotse uwo mwari wabahaga agaciro. Abasore n'abagabo bo bose niwe bazaga bahanze amaso, uretse no kuba yarakiraga abakiriya neza, yari n'umukobwa w'uburanga abasore n'abagabo bareba bakarabya indimi. Abakorera imbere bavagaho bamwatse nimero ngo kugira ngo bajye bamubaza niba afite imboga, nyamara yabaga ari amaco yo kubona icyanzu bazacamo bamuganiriza. Kamariza yakomeje kwita ku kazi ke uko bikwiye, akomeza no kwiyitaho no kwitabwaho n'abandi bantu bashya, harimo n'umuvandimwe wa Niyonzima. Yari yaramubwiye ko iwabo bamwirukanye akaba asigaye yibana. Yari yaranamubwiye icyo asigaye akora. Yohana nawe rero yaje gushaka akanya ubundi ajya kuramutsa inshuti yahoze ari umuvandimwe we. Uwo munsi mu masaha mu gitondo, kuko aribwo Yohana yari yamubwiye ko aziraho, Kamariza ntabwo yari yagiye mu kazi. Yarabyukiye mu masuku anategura ibyo aza kwakiriza uwo mushyitsi we. Nka saa 5 nibwo Yohana yageze aho. Bombi bishimiye guhura nyuma y'iminsi mike yari ishize baganira bataziranye. Yohana kandi yari yanazaniye uwo mubyeyi utuntu two kurya. Kamariza nawe yaramuzimaniye, ubundi baza kugeraho batangira kuganira. Yohana yabajije uwo mukobwa ati se uba wiyumva ute? Nuko Kamariza amusubiza ko atangiye kumenyera kubana n'umwana we, ko asigaye yirinda icyatuma ahangayika kugira ngo bitababaza umwana we. Nuko Yohana amubwira ko ari byiza kwiyakira ukamenyera impinduka ubuzima bukwerekejemo. Ati rero uzagerageze bite kuri uyu mwana, nanjye nzagufasha uko nshoboye. Uzihangane, ntuzahite ushaka undi mugabo. Byibura umwana namara kuvuka uzaba ari gutangira kubitekereza. Kamariza amubwiye ko kurera umwana uri umwe azi ko bigoye, ko ariko nanone nta gahunda yo gushaka umugabo iramuzamo. Baraganiriye, ariko Yohana asezera uwo mukobwa, amusezeranya kuzamuba hafi muri ibyo bihe. Ati ntacyo uzabura nkifite. Nk'uko yari yabivuze, nyuma y'uko Yohana avuye gusura Kamariza, yarushijeho kujya amuhamagara bakaganira, kandi bakaganira umwanya munini, ndetse byatangiye no gutera ubwoba Kamariza, aza no kubibwira inshuti ya Rosine ko ababona bidasanzwe. Icyo gihe Rosine yamubajije ko yabigenza aramutse asanze uwo mugabo wabo yaramukunze,
maze Kamariza amubwira ko nubwo yumvaga nta gahunda yo gukunda afite, ko ariko uwo musore nawe ameze nka murumuna we wapfuye, atumenye nawe kwemera akamusimbura. Ni naho dusoreje iki gice, tubasaba kuzabana natwe mu bice bizakurikira iki. Mwakoze, kandi niba mutarakora subscribe mwabikora aka kanya. Naho ubutaha rero, komeza kubana natwe, komeza gukurikira ibiganiro n'inkuru zitandukanye tugutegurira. Wanareba izo twakoze mu bihe bitandukanye. Reba nk'iyitwa Nyuma y'ubukwe. Tubaha ikaze. Iki ni igice cya 10 cy'inkuru yitwa Urwandiko. Iki kandi ni n'igice cya nyuma cy'iyi nkuru. Noneho rero dukwiye kwitega amatwi kugira ngo twumve uko yarangiye. Nyuma y'amezi 2 Kamariza aganira na Niyonzima, umunsi ku wundi buri umwe yarasigaye agira ibyishimo ari uko aza amakuru ya mugenzi we, kandi nta wundi buryo bari gukoresha batavuganye. Bari basigaye bamara umwanya munini baganira. Kamariza kirira akomeje kakazi ke, asigaye agakora neza kurushaho, kandi n'abakiriya bari baragiye biyongera. Nuko umunsi umwe Yohana mukuru wahoze ari umukunzi we amuteguza ko agiye kugaruka kumusura. Kamariza yamubwiye ko ahawe ikaze kandi ko azashimishwa no kongera gusurwa nawe. Nuko uwo munsi ugeze, Yohana ajya gusura uwo mwana. Kubera ko Kamariza asaga n'uwakiriye ubwo buzima, ahubwo akihatira kwiyitaho no kwita ku mwana we yaratwite, byibyo yaramufashije kumera neza ku mubiri, asigaye abyibushye, kandi no mu mutwe rwose yarasigaye atekanye. Na Yohana rero yarushijeho kwishima ubwo yamubonaga ameze neza ugereranyije n'uko yari yaramusize. Icyo gihe noneho yari yamuzaniye impano y'imyenda ye na bimwe mu byangombwa by'uwo mwana wari utegerejwe mu gihe kiri imbere. Kamariza abuze uko amushimira, ahubwo araturika ararira. Ndamubajije uko bigenze, Kamariza amusubiza ko yarize ko atazigera yongera kugira inshuti nk'iyo yahoze afite. Ati numvaga ibyishimo nagize ari ibyo, mu minsi isigaye izaba ari iy'agahinda gusa. None watumye ibyo bihinduka, unyereka ko ejo burya haba hatandukanye n'uyu munsi, ndushaho kugira ibyishimo. Ariko se ntabwo bizashira? Nibishira se bizagenda biti? Yohana amubwiye ko muri ubu buzima bigoye ko umuntu yahora yishimye, kuko ibyishimo bitagiranwa nabo, ko ahubwo bituruka ku Mana, ko ariko ibyo ashobora gukora byose yabikora kugira ngo uwo mwana abeho yishimye. Nuko aramubwira ati bimwe mu byanzanye aha harimo n'uru rwandiko. Kamariza ati urwo rwandiko se ruturutse he? Undi ati rufungure urahabona. Nuko Kamariza ararufungura. Muri urwo rwandiko harimo amatariki rwandikiyeho, hakaba hari haciyeho amezi arenga 9 rwanditswe. Hariho amagambo agira ati abirengagiza ko muri ubu buzima turi abagenzi nibo bagenda batunguye, naho twabazi ko ejo cyangwa ejo bundi dushobora kugenda, duhora twiteguye tukagerageza gusiga ibyacu ku murongo. Maze imyaka myinshi nitegura, ariko ntabwo ndagenda kuko igihe wenda kitaragera. Njye nyuze amaso mu myiteguro yabanjirije iyi, nkumva ndisetse kuko wabibona igihe keka ko ntuzuye, ariko wenda nibyo. None se ubundi hari umuntu muzima ukora ibi? Ariko genda bikora. Wenda n'uburwayi, ariko ndi umurwayi wanyu. Ubwo rero muzihangana. Impamvu itumye nandika uru rwandiko yarakomeye. Uru rwandiko by'umwihariko ndugeneye mukuru wanjye Yohana. Uri mukuru wanjye mu buryo bw'amaraso, ariko uri n'inshuti yanjye y'umwihariko. Ngira ngo ibyo nguhisha ni birimo amafuti bananga ko wabona ko karumuna kawe ari agacucu,
ariko ibindi rwose gerageza kubikubwira. Rero nk'uko uzabibona cyangwa wamaze kubibona mu mabarwa yanjye yabanjirije iyi, hari umukobwa nkunda cyane. Uwo mukobwa twahuriye aha ubwo nari nagiye mu kazi nk'ibisanzwe. Aracyari muto ariko mubonamo umugore mwiza w'ejo hazaza. Nifuza ko ari we nazagira umugore, ariko birashoboka ko ibyo nibwira bitazigera biba. Sinzi impamvu mpora numva ko ejo cyangwa ejo bundi naba ntakiri muzima, ariko bimbaho kenshi. Si uko hari uburwayi runaka mbana nabwo ngo wenda ntekereza ko buzampitana, ariko numva nta gihe kirekire cyo kubaho nsigaranye. Ibi byumva rero ntawe njya mbibwira, kuko mba ntekereza ko byatuma bankunda bahangayika. Wenda n'ubwoba gusa, kimwe n'uko wenda ari mbuzi ibishaka ko mpora niteguye kugenda nk'abasiga. Narondogoye nibagirwa kukubwira iby'uwo mukobwa nakubwiye ko nahuriye nawe hano. Uwo mwana yitwa Kamaliza. Nkunda kukubwira ko mukunda, ariko sinigeze nkubwira ibi. Jyewe nindamuka mfuye, ibyo mpora ntekereza bikaba, ukabona uru rwandiko, uzagerageze gukora ibi. Icya mbere, uzakora uko ushoboye mubonane, umumbwirire ko ari we mukobwa rukumbi nakunze nkumva ndanyuzwe, ko ntigize na rimwe ntekereza ko hari uwamusimbura. Nanyuzwe n'uburanga bwe ndetse n'umutima we udasanzwe. Namubonyemo intangarugero ku bandi bari, ku buryo yakugirwaho na bagenzi be uko bakunda by'ukuri. Nanjye yanyigishije gukunda bikwiye uwo ukunze akanyurwa n'urwo rukundo. Sinzi niba yaranyuzwe n'uko namukundaga, ariko urwo namukunze nirwo rwose nari mfite, ntaho nigeze mukinga. Ikindi uzakora ni iki? Muvandimwe, nubwo ntazi amahitamo yawe cyangwa ngo menye niba ibyo ntekereza bizaba ntaramugira umugore, ariko ndamutse mpfuye ntaramurongora, wenda nawe ukaba utarashaka, rwose ntuzigere wemera ko uriya mukobwa agucika, kuko ni umukobwa udasanzwe. Uzagerageza umwinginge, mubwire ko nubwo ari igihe yakundaga, ko ariko ubuzima butatumye igihe nawe tubana, ko ariko ari byo nifuzaga. Mubwire ko byaba byiza yemeye ko byibura arongorwa n'umuvandimwe wanjye, niba koko arankundaga by'ukuri. Nabyanga uzihangane, kuko ubwo nyine azaba ari amahitamo ye, ariko nabyemera uzagerageza umukunde by'ukuri, ku buryo azibagirwa ko nikize no kubaho. Hanyuma ngira ngo uziko nari maze imyaka nubwo atari myinshi, ariko hariyo maze nkora aka kazi. Amafaranga nagiye ngakuramo, amwe nayaguze utuntu dutandukanye, andi nashyize kuri konti. Nakugize umwishingizi wanjye, kandi naguhaye uburenganzira ko mu gihe nzaba ntakiriho wazayakoresha. Uzamfashiriza umuryango rero, ubabe hafi ko bishoboka kose, kuko ni wowe basigaranye. Muvandimwe wanjye, yifurije amahirwe masa. Kamaliza yarangije gusoma iyo barwa, amarira yenda kumushiramo. Urwo rwandiko ruri rwatohejwe n'amarira ye. Yohana nawe yagerageje kumuhoza, maze Kamaliza aramubwira ati kuki atigeze abimbwira. Nuko Yohana amusubiza ko atanze kubimubwira kuko yashakaga kubimuhisha, ko ahubwo nk'uko bivuze muri iyo barwa atifuzaga ko abamukunda bahangayika. Ati nanjye nabimenye ubwo ndi kureba ibyo yasize, nibwo naguye kuri iyi barwa, nyisomye isangamo ibi. None rero Kamari, uretse n'ibyo umuvandimwe wanjye yavuze, nanjye ubwanjye kuva ku munsi wa mbere duhura nese ngukunda, kandi nunyemerera turahita dutangira gutegura ubukwe, jye nawe twibanire, tuzabone uko twita kuri uwo mwana wacu. Kamaliza nawe yari amaze iminsi hari ukuntu yiyumvamo uwo musore. Noneho iyo baruwa yaje isa n'ibishyiraho akadomo kabyemeza. Uwo munsi batandukanye biyemeje ko batangiye urugendo rw'urukundo, bakaba bagiye gutangira gutegura ubukwe bwabo. Nyuma y'igihe gito, Yohana yasabye Kamaliza guteguza ababyeyi be ko bagiye kuza gufata irembo. Ababyeyi be nabo ntibabitekerezaga, bumvaga uwo mwana byararangiye. Nyamara nyuma y'iminsi ibyo bibaye, babonye ko burya ntawakagombye kuvuma iri tararenga, kuko haba hari icyizere ko ryakongera gususurutsa abasuherewe, maze babazanira ishimwe ry'uko bareze neza.
ubwo n'impapuro z'itumira zahise zisohoka batangira kuziha abantu. Kamariza hari abakiriya bake yatumiye muri ibyo birori na Fabrice yari ari muri abo. Ubwo uwo musore yari amaze gucishamo amaso muri ubwo butumire, yamubwiye ko uruhande rumwe bimushimishije, urundi bikaba bimubabaje, ngo kuko yari arimo ategura uko azamubwira ko yamukunze. Ati none barakuntwaye. Kamariza amubwiye ko nubwo we bamujyanye hari abandi basigaye kandi beza, ndetse amusaba ko azamuhuza n'umwe muri bo. Fabrice rero yamubwiye ko azishimira guhabwa iyo pasi. Ababyeyi ba nyakwigendera nabo babanje kutabyumva kuko batekerezaga ko uwo mukobwa atari umwaku, ariko bageraho barabyumva ndetse barabashyigikira. Ibirori by'abo bana byari bibereye ijisho kandi byagenze neza rwose. Ubwo barimo biyakira abaje muri ibyo birori, bamwe bagenda basuhuzanya n'abageni, Fabrice nawe yagiye kumuramutsa, by'umwihariko agiye kuramutsa uwo mukobwa bari bamutanze, maze Kamariza ahita amuhuza n'Uruzine nk'umukobwa w'inshuti ye, kandi mu minsi mike yaramaranye n'uwo mukiriya we yari yaramweretse ko uwo musore nawe ashobora kuba afatika. Abo nabo yabafashije gutangira urugendo rwabo, nabo n'indi nkuru yo kuvugwaho. Nyuma y'amezi make ubwo bukwe bubaye, uwo muryango wibarutse umuhungu mwiza, maze bamwita Niyonzima nk'izina rya se, kugira ngo iryo zina ritangire risigasirwe. Kamariza na Yohana nubwo ngo ntazibana zidakomanya amahembe, ariko rwose barakundana cyane, barafashanya, bagahumurizanya, kandi buri wese akita ku nshingano ze uko bikwiye. Ni umuryango mwiza nubwo bahujwe n'urwandiko rwasizwe n'uwo bakundaga wapfuye. Ni naho iyi nkuru yacu irangiriye. Mwarakoze kubana natwe kuva ku ntangiriro yayo kugeza aha tuyisoreje. Nawe utarayitangiye, playlist yayo iri ku mpera y'iyi video, yumve yose kandi ntugende udakoze subscribe niba utarabikora. Iyi nkuru yanditswe kandi barwa nanjye Dushimimana Samuel cyangwa Sam Story. Ngaho mugire ibihe byiza naho mu zindi nkuru.